Amafiriti y'igitoki atetse nk'uku nguku ntushobora kuyahaga pe, aba aryoshye cyane. Hello friends and family, meze mute? Ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye. Nizere yuko mumeze neza, Uwiteka akomeje kubarinda no kubagirira neza. Abatameze neza mukomeze kwihangana, Uwiteka abagirire neza, abiteho muri byose. Uyu munsi rero ndagarutse mu gikoni, ngiye kubereka ukuntu wategura amafiriti y'ibitoki mu bundi buryo ukaba wayakunda akakuryohera cyane. Aya mabere y'ibitoki nangahe ngiye gukoresha 3, 5, na mabere 10 ngiye gukoresha. Niba rero usanzwe uri umukunzi w'amafiriti cyangwa se umukunzi w'igitoki, uzabiteke nk'uko nguko ngiye kubibereka, uzagikunda kurushaho. Kiba kimeze neza, gifite icyanga gitandukanye nyine n'ifiriti y'ibitoki isanzwe. Ku muntu mushyashya rero, ngewe nitwa Rede, nguhaye ikaze na karibu kuri Rede TV show. Ntibagirwe no gukora subscribe kugira tujye tubana mu mavideo menshi atandukanye. Iki ngiki nkivunye nabi. Ndabirangije rero, icyo ngiye gukurikizaho ngiye gushyiramo umunyu mukeya. Utari mwinshi, ubundi nkivange umunyu ukwire hose, mbereke icyo ngiye gukurikizaho. Igikurikiyeho rero, nashyize ipanu ku muriro. Aya ni amavuta asanzwe y'igihwagari ngiye gushyiramo, ngiye kubanza natekamo bya bitoki. Amavuta rero arahiye, ngiye gushyiramo cya gitoki. Urabona ndagishyiramo inshuro ebyiri. Noneho ntegereje ko ibitoki biba bishya, ngiye kuba ndapa tungurusumu, nazo ndazikenera. Tungurusumu ndazirangije, turahagije. Nashyize muri aka gasorori. Ngiye gukata tuno dupuwaro, ni za zindi nini, ubwo ni 2 ngiye gukoresha. Mbere ukuntu wakwitekera ifiriti y'igitoki bimeze neza cyane, bifite icyanga, uba wumva nyine itandukanye n'ifiriti isanzwe.
amavuta n'igitunguru kimwe. Mfata ukuntu niba uri kureba iyi video warakoze subscribe ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Niba nawe uri kuyireba utarakora subscribe please ndagusabye ikore kugira video yose na uploadinze ujye uyibona. Ku bantu bashyashya hano nshisha amavideo atandukanye mbere kuko wateka inteko zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye, ama vlogs, ama stories, imikino n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ntibibagirwe rero gukora subscribe kugira ngo tujye tubana. Reka mbishyire muri aka ngaka. Manze ndebe ya firiti aho igeze. Ndenda gucya ndaza kuyireka ise nk'iyumye ihiye cyane nyine bitewe n'ukuntu ndongera kuyiteka. Birasaba kuyireka ize gusa nk'iyumye. Ndenda gushya noneho rero ifiriti yarahiye ikuremo. Shyiremo ya yindi ya kabiri. Noneho ngiye gukata inyanya, ariko ukuntu ngiye kuzikata ntabwo ndi bukenere iyi sosi y'inyanya ibiri imbere. Iyo ndagenda nyikuramo ko yo ntabwo ndayikoresha. Nshaka ibi by'inyuma gusa zira hasi, namanjije nazihata. Ibi by'inyuma nibyo nkenera gusa. Ndasiranyije rero none ngiye kugenda nkukata uko nguko ari tureture. Niba uri kureba iyi video hari indi nteko runaka wifuza yuko nazabatekera, unyandikire muri comment nzayibatekere.
izi nazo ndazirangije. Ifiriti rero zahiye, iyi n'indi panu nashyizeho, ngiye gukoresha bureba. Iyi ngiyi irahagije. Noneho ngiye guhita nshyiranamo ntategereje ko iyonga yose na tungurusumu, kubera ntabwo nshaka ko ziraza gushirira. Ngiye kuba nyireseho akanya gatoya, imanza se nk'ihiye ariko idashiririye, ivuyemo nyine nk'ububisi. None nshyiremo ibindi. Ahangaha igeze rero ngiye gushyiramo za puwaro na bya bitunguru. Ngiye gushyiramo n'akamagi kamwe. Ngiye gushyiramo n'umunyu mukeya. Noneho aha niho ngiye gushyiramo za nyanya. Izi nyanya ntabwo ndaziteka ngo zishwanyagurike cyangwa se zibe isosi. Kuzireka zigakubitwa n'umwuka ariko zidashwanyagurika. Noneho ngiye gushyiramo ni black pepper itari nyinshi. Nsukemo noneho bya bitoki. Bivanga neza ariko buke buke ku buryo bitinomba, ariyo mpamvu nabyumishije uburyo nk'iki kirungo nkoze gikwiraho hose. Ngiye gushyiramo n'iyi ngiyi rosemary. Ntabwo ndashyiramo nyinshi cyane. Iyi ngiyi irumye. Komeza ukorera ku kariro gakeya. Murabona ukuntu bisa. Noneho ukuntu biri guhumura byose nshaka kubivuga. Agatungurusumu, iki gitoki kiba kiryoshye cyane pe. Niba uri umukunzi rero w'ifiriti uzagiteke nk'uko uzagikunda.
si bisa neza, birasa neza cyane, ikindi biba bifite icyanga biryoshye. Uravanga nyine kugeza ubwo ubona ikirungo cyakwiriye ku gitoki impande zose. Reka mbyarire noneho murebe ukuntu bisa, birasa neza cyane pe, kandi ikindi ni nako biba biryoshye cyane. Umva agatunguru ntikaba kahiye cyane, agatungurusumu nako kumvikanamo. Ya mafiriti y'ibitoki rero murayabona ni uku nguku asa, murabona ukuntu byonyine no kubireba biteye apeti utaranabishyira mu kanwa. Mwakoze rero kubana nanjye muri video y'uyu munsi. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza. Ndabakunda mwese. Ciao ciao.